Ibinyamakuru baravuga ngo the best what? The best preacher, the best preacher. Umukozi w'Imana mpuzamahanga. Kuko nahise nsunika abantu niba baragize ngo umwuka aramfasha. Na batuye telefone. Ndebye hirya mbona undi arimo aragenda nk'agacuramo. Ndavuga nibi ibiki mbone aha. Nirutse mfata telefone ako kanya mpamagara umugabo wanjye. Aranyitaba ndamubwira ni mfasha atubaye iki imodoka irapfuye umva tekera ati vuga gahoro umutima warateraga arambwira ubaye iki wageze materaniro nahageze ubaye iki ni umva umutwe hasi amaguru hejuru umutwe hasi arambwira vuga gahoro umutwe hasi amaguru hejuru bivuze iki ati urimo urahumeka cyane habaye iki baragukubisa umutwe ntoya bagukubisa amaguru oya niki umutwe hasi amaguru hejuru sheri bivuze arambwira ngo reba protocol umwe umuzane je mvugane nawe mubaze ikintu kibaye ntabwo uri muransobanurira ndamubwira okay umva rero umutwe hasi nari nahabutse nibwo bwa uri murabyumva wowe biroroshye kunseka nawe ari kwiruka ntahafashe mana yanjye arambwira ngo umutwe hasi amaguru hejuru nukuvuga iki ndambwira ni mu materaniro umutwe hasi ati n'umuntu ni yego ashize umutwe hasi amaguru ajya hejuru ati hanyuma ari karaga ati none uri he uze arambwira nze mu bagore gukora iki ndamubwira soke ngende arambwira ariwe watumiye abantu ndabe sinsubira hariya arimo arikaraga umutwe hasi amaguru hejuru. It was my first time. Atarambwira ati tuza nkubwira uko bimeze avuga icyanditswe kiri muri Luka arambwira ngo Yesu yavuze gutaho ndamubwira ni bisome wowe nduma ntari muri mudu arambwira ngo yavuze ngo aduhaye imbaraga n'ubushobozi abamwizeye bose bazakandagira inzoka na scorpion ansomera ibyanditswe nk'usomera umwana ati rero izo ni imbaraga z'umwijima buri ari possessed kuko mwasenze buriya nti none urashaka kuvuga nsubiremo arambwira ngo ni wowe Imana yahamagaye genda umuhangare uvuge ngo mwizina ndamubwira ni mvugire ku ruhande arambwira ngo reka ubwoba musange murebe uvuge ngo mwizina bya Yesu ni hanyuma nandeba sinjya mbyibagirwa twaraha hepfo ndamusanga arabanza ahita aramwira ngo reka ngusengere shyiraho aransengera ati umutima utuze genda umurebe ntabwo abadayimoni ugomba kubatinya nakureba nawe umurebe ufite imbaraga z'Imana ubwiye ngo shi soka okay ndinjira ariko ilfo vari mbona ninjira ubwo bose baracyasenga bose batangiye mu izina rya Yesu biruka kandi IREMBO RYERA TV IREMBO RYERA TV hashimwe Yesu bitari amagambo yes nshimiye Imana cyane inshoboje uyu munsi nitwa Julienne nkuko pastor bivuze Julienne Kabirigi Kabanda ndumu Kristo wanyu ari kudateranira hano uteranira hakurya hariya muri Grace Room impamvu mvuga gutyo nuko pastor wanyu atari we ntabwo ari mwebwe bana be mwenyine ni Imana yabikoze abo mubyeyi wabangahe wa benshi ntabwo dushobora kumwita wa benshi tumwita w'abakristo cyangwa w'igihugu niko tumwita hari ibintu Imana igikora bakaba bo bita spiritual fathers b'igihugu mujya mubibona nko mu bihugu hirya no hino bakavuga ngo abana ababyeyi b'igihugu ugasanga bakoze liste y'abantu nkabangahe bitavuze ko aba yashyizweho n'itorero ashumbye
umwanya ahabwa n'Imana n'imitima y'abakristo ikamwakira. Uko siko kuri? Kandi ibyo nta muntu ubyikora buriya. Nta nubwo wabyuka mu gitondo uti ubu rero ndi papa wa hano w'iki gihugu ntibishoboka cyangwa abakristo. Ntabwo bibaho. N'Imana sinzi ukuntu ibigenza ikabikora imitima ikabyakira. Rero dushimiye Imana ko imitima yakiriye ko ari umubyeyi. Amen. Yes. Shimiye rero n'Imana mami. Imana igumugisha mwinshi. Maze iminsi nkurikira sermons cyangwa ubutumwa maze iminsi yigisha. Narimo ndamubaza mami ni iziriya mbaraga zikurahe? Bisaba imbaraga nyinshi z'umubiri kandi siko bimeze? Ni gake ashobora kujya live kuko narasubscribinze kuri church. Buri uko agiye live mpita nkandaho. Nkasanga ariho maze iminsi nkurikira guhera kuri day 1, day 2, day 3. Nkavuga ni hashimwe Yesu. Nanjye azama imbaraga ngeze hariya nkimeze nkifite imbaraga. It's my prayer. Kuko hari igihe mbwiriza nkataha nihagazeho. Nagera mu rugo nkababwira ni mukande hano, undafate hano, undafate hano. Ubwo nibazaga, ubwo iryo banga turaza kuri mubaza. Shima Imana rero ku bw'aya masengesho murimo. Kandi shima Imana ku nyigisho zose nababwiye ko nkurikira, nshobora kuba nakurikira kubaruta. So ndashimira Imana ku bwa byose. Ndi umubyeyi w'abana 4 n'umutware yitwa Kabanda. Tukaba dushumbye itorero ryitwa Jubilee Revival Assembly. Ndumva nivuze bihagije. Imana ibaho umugisha. Ibyakozwe n'intumwa ibice 8. Ibyakozwe n'intumwa ibice 8. Ibyakozwe n'intumwa ibice 8. Ngiye kuba mvuga ku kuntu Imana yo mu ijuru ibona umunyabyaha. Amaso y'Imana ku munyabyaha. Turaza gusoma rero ibyanditswe byinshi kugira ngo ntangira kubwiriza. Ibyakozwe n'intumwa ibice 8 ni inkuru ya Filipo ajya i Samariya. Kugira ngo twihute reka mpere hehe buriya ku murongo wa 9. Hariho umuntu w'umukonikoni witwaga Simoni wabaga muri uwo mudugudu, agatangaza ubwoko bw'Abasamariya akiyita ukomeye. baramwumvaga bamwitayeho bangahe bose. Umva, abakomeye n'aboroheje. Bati uyu muntu niwe mbaraga y'Imana yitwikomeye. Kandi bamwise umuntu di. Barangiza bakamwita umuntu ngo kandi ngo niwe mbaraga y'Imana. Umva confusion. Umurongo wa 11 bagiye kutubwira impamvu icyatumaga bamwitaho nuko uhereye kera yajyaga abatangarisha iby'ubukonikoni bwe. Ariko bamaze kwizera ubutumwa bwiza Filipo ababwira bw'ubwami bw'Imana, haleluya, n'ubw'izina rya Yesu Kristo, barabatizwa. Amina. Abagabo n'abagore 13. Na Simoni ubwe, nako nashakaga, na Simoni ubwe aremera. Haleluya. Uwiyitaga Imana y'umugi nawe aremera, ayoboka Yesu. Na Simoni ubwe aremera, kandi amaze kubatizwa
agumya kubana na Filipo. Abonye uburyo akora ibimenyetso talalala, nubwo ntakomeza, yaje kwifuza izo mbaraga. Abajya bahasoma yifuza kugira imbaraga nk'izo yabonaga Filipo arimo arakoresha. Ariko numvaga Imana yanshyize ku mutima, reka dusomere hamwe ibyanditswe dusoze. Abaroma 5, Abaroma ibice 5 umurongo wa 8, Romains 5 verset 8, haravuga ngo reka mpere kuri 6. Tukiri abanyantege nke mu gihe gikwiriye, Kristo yapfiriye abanyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu naho nashakaga apfire umukiranutsi, nkaswe umunyabyaha. Icyakora ahari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo, haleluya, yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Nakanashakaga Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha, nkaswe none. Murabihuje? Icyo yakoze cyagihe ngo nkaswe none, ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye. Umwami Imana abaho umugisha mwinshi. Ahari twaza gukomeza tugenda dusoma, ariko ngiye kuba mvuga kuri iyo teme nababwiye, urukundo Imana ikunda twebwe cyangwa abanyabyaha. Iyo tuvuga urukundo Imana ikunda umunyabyaha, tuhita tuza direct kuri ku Baroma 5:8, niho herekana neza ishusho nyayo. Amina. Reka duhere muri Apocalypse, mu byahishuwe. Yohana ashakisha bahiga uwaza gucungura umwana w'umuntu, bikananirana. Bareba hirya bareba hino, iyo nkuru murayizi, birananirana. Nta mumarayika wishyizeho, nta n'umuntu wigeze agira gute avuga ngo nabikora. Umwana w'intama abumbura igitabo, yemera kumanuka kubera umunyabyaha. Urugo ni urukundo. Sinzi ko hari n'umubyeyi washobora gukora ibintu nk'ibyo ku mwana we, kuko ni urukundo ruhebuje rurenze. Iyo tuvuze rero ngo uburyo Imana ibona umunyabyaha, duheraho ibona uwo yahaye byose ntacyo yisigiye. Oh haleluya. Iyo Imana ibona umunyabyaha, Imana ireba umuntu, ikiremwa muntu, ibona uwo yahaye the best, ibona uwo yahaye byose ntacyo isize, ibona uwo yahaye amaraso, imuha commitment, iramuha, irangije iramuha. Ubu warahawe, narahawe, ubu turafite, ubu turatunganiwe, ubu ni amahoro, kuko twahawe ikirusha ibindi gukomera. Haleluya. Imana Bibiliya iravuga ngo yakunze abari he? Abari mwisi. Ndi mwisi, nawe uri hehe? Uri mwisi. Ngo bituma itanga, yo haleluya, bituma irekura umwana wayo w'ikinege. Yakunze, yarakunze. Turi abantu bazi urukundo, turi abantu bakunda, turi abantu bakunzwe. Ahagiye urukundo hagiye byose. Aho umutima washize, kandi ubwo ndavuga umwana w'umuntu, aho yashyize urukundo rwe, ahashyize iki? Ahashyize byose. Ahashyize umwanya we, yo haleluya. Ahashyize ibitekerezo bye, ahashyize ubutunzi bwe, ahashyize, mumbwira ikindi,
ahashyize iby'agaciro byose afite. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Imana ireba umunyabyaha, reka mbivuge muri iri shusho, muri aya magambo, ireba uwo yahaye byose nta na kimwe isizeyo. Karasobanutse? Reka nce muri uru rugero. Ufite umutware nkuko nababwiye. Uyu mwaka turimo turaba twujuje imyaka 20 tubana. Turashimira Imana yaduhaye n'urubyaro. Haleluya. N'umugisha udasanzwe. Mva mwisi nkizwa. Abantu bose bagira uko bavuyeyo. Njya mvuga ngo narakunzwe bitangaje. N'uyu munsi njya mbwira abantu, kandi buri umwe wese yagiye kuvuga Imana avuga uruhanda kumva ni wakunzwe bitangaje. Nari umuririmbyi mwisi w'amajoro n'amanywa, aho sinshaka kuhajya cyane, ariko naragapagani gateye ipasi. Hari abapagani, hari n'ababateye ipasi neza. Uri wabona umwenda uteye ipasi neza? Ubwo nanze kujya muri detaye uzigemo. Gateye ipasi kubucakura kacukucuye, nabuze ururimi nkoresha. Kandi gitangaje ariko Imana n'urukundo, nuko Satani yantangiriye hasi ku myaka mito. Iyo mvuga mito ndahera ku myaka 12, 13 nari mu muziki neza. Kandi urumva iyo uvuze umuziki uhita wumva ibyo bijyanye amajoro, boîte de nuit, n'ibyo byose. So impamvu uvuga ngo nari nteye ipasi nuko nari mfite ababyeyi beza bari strict, badutoje neza. Ni jyewe last born bucura. So urumva bucura barabyina, nakuze babyinagira n'indirimbo. Mfite amazina ubu barenga nka 6. Buri umwe yacaga hagahamagara iki bu ni undi ati nshiki ni ye. Mfite amazina Mana yanjye sinamenyaga izina mfite. Julienne yemeye ari uko maze gukizwa. Urumva iryo zina ry'abakecuru, I'm sorry to say. N'izina rikuze ku buryo nta mwana w'iyo myaka wazana ngo Julienne hehese. So nanjye narihinduriye yanjye nkita Julienne. Narihaye akazina ndagakatira ahantu ka Julienne nkakuramo Julienne. So nabo bafite amazina menshi. Burabo tuvukana buruwazaga yabaga afite izina rye. Mama ati bubu ntibye, undi ati monshuni, undi ati du nyavuze hano kandi yose nayanjye. N'ubu barahamagara bakiriho. Arahamagara ati bu ni yego yewe, ati du ni. So nari umuntu bafatiranya ahantu n'ubutesi bwinshi, ariko ntibamenye ko Satani ntamenya abatesi. Nari nteyipasi kugira ngo rero ntabababaza, mbakunda cyane. Kandi nkabona nigiye usa n'uwagushije ishyano, kuko turi 8 ndi wa nyuma, bose uko ari 7 nabonaga ari abamarayika. Ntawe ujya mu kabyiniro, bose n'abana ba mama baba bicaye hafi y'inkono. Nigiye kagurutse kaji nk'abari ko sininde wanduze koko. Nkumva birambabaje kandi sinavayo. Kwa gatanu najya kugenda, pastor nashoboraga gushushanya umuntu mu kiringiti neza. Nari niyizi ku buryo n'umutwe wanyenze uko ngana, nishushanya n'ukuntu ndyama nkahita niyorosa neza. Akaza ati ijoro ryiza sheri, sinakuye ko babyinira ijoro ryiza bu kiti, bakagira ngo nasinzire. Ntibari bazi gutwikurura batankura mu bitotsi. Bwajya gucya nabaganza amasaha yabo yose. Nari mfite inzira nka zingahe zinjira. Ntibamenyaga igihe imfunguzo zagendeye, ntibamenyaga igihe zacuriwe. Okay, ndeka nsingeyo kuko ndimo ndabwira abamarayika. Ndimo ndabwira abantu bakijijwe cyane ntabagusha. So aho reka mpareke ijoro rimwe rero
mvuye iyo ngiyo nzandi muri muramwumva umukobwa w'iyo myaka uje yavuye byari nka saa 9 ndimo ndavuga ku rukundo rw'Imana ikunda abanyabyaha. Hari ibimodoka twagendagaho kubera imyaka yari pick up ariko kameze ukuntu k'umuntu nyine muri icyo kigare cyacu. Ariko Yesu agira neza. Ubu nibwo mbyibuka inyuma ugasanga turi urubyiruko rw'abana nk'abangahe, utwaye ntareba zageze iyo zigera. Rimwe ndibuka nari mwicaye iruhande tuva kuri Baobi Nyamirambo tumanuka yasinze adashobora no kureba imbere, sinzi gutwara imodoka. Inyuma barafashe bamwe baragurirana, genda gahoroja ntibicaye. Turaza tugeze neza hafi yo muri rond-point yo muri ville dushaka kujya Sainte Famille, murahabona murebye mbona arasinziriye, ndamukubita urushyi tumwe nireba ati toka we. Sinari nzi gutwara imodoka, mpita ndakoma induru mbwira abari inyuma turapfuye, twari kujya Sainte Famille apfa. Mpita ndamugira gutyo ndamwikanura akanyanyanga reka ubwoba. Ntabwo nari nzi gutwara, ukuguru yagushyize ku muriro, jewe mfata vora. Numvaga gusa ko vora bagira gute, ndakaraga nkoma induru ndavuga turapfuye. Ni muri rompo turimo turamanuka UTC, arimo arisekera nkakubita urushyi nkamubwira nireba ngo ndarosheja ndi mu buriri. So uri mu buriri uri kuri vora, mfata vora ndakomeza ndagira gutya, nabaga ati ndekura nanjye nkafata. Uziko imodoka yagiye turakata kuri Sainte Famille nitwagwamo. Murabona hahandi hari hahoze ugikata neza Sainte Famille hirya hakuno gutya ushaka kujya mu Kiyovu, kuko ntazi gutwara ndakaraga rurugudu mbona tugiye hariya. Niba yarakandagiye feri ntabwo mbizi, mbona arabyutse ngo bigenze gute wana. Ubwo abari inyuma basimbukiranya bagwa mu muhanda bagwa hirya, nabo babyuka bari muri aya. Byagenze gute sha? Ubwo mvuze kamwe mu bintu nka 70 ingahe. Ariko mwe urukundo Imana ikunda ni nk'urwo yagukunze winseka. Wowe suvuye hafi mbariza ukwegereye uraho mwene da uvuye akubwiye ngo avuye hera, n'umumarayika waje aragwa. Hashimwe Yesu ukunda abanyabyaha abateganyirije kuzabakoresha. Uko areba umunyabyaha, reka mbabwize ukuri, ubu babonaga akantu kananiranye, Imana ireba umukozi w'Imana. Nimushobora kumva inshyi nakubiswe, narakubiswe inshyi, nakubiswe imigeri. Rimwe nibwo nabwiye ababyeyi nimva mbabwire, kiretse nimufata umutima mukawimura. Kandi naye mbabwije ukuri, nimutawimura ntibikunda, ntabwo ndara muri inzu. Ubwo naye maze gufatwa ikiringiti bakibonye. Now reka ndekeraho cyangwa nze kuri iryo joro turi muri ayo, njya mu cyumba saa 9 z'ijoro, bucya mu gitondo dufite concert i Butare. Mpageze ariko mu ijuru hari Imana irakunda, ikunda n'abadakundika. Se nkangi ubwo yahereye ndaza sinzi iyo bijya niyo biva. Mpageze sanga umukozi wo mu rugo yitwaga Minani, amaze iminsi 3 mu masengesho pastor, yiyirije nta kindi asengera kaya kanyabyaha abona muri iriya nzu. Ngo buri uko nasohokaga yabonaga shitani. Yari umwana wo mu ADPR, kandi urumva ADPR ya za 90 na kangaye. Haleluya. Okay, n'ubu ni ADPR nziza, Imana ibaho umugisha. Ariko iyo myaka nasohokaga nambaye ukuntu nkabona ibitugu birazamutse, ati fire shitani. Sinari mbizi nkagira ngo ni nk'inzoka arwara.
ntabwo urumva kubera ko ntasenga sinari nzi ibintu by'abarokore je nkagira ngo buriya arwana nk'inzoka ikamushika nakongera nkagaruka ndi mu muziki wanjye ntagamana ati akazamuri niyo nkagira ngo ararembye. So namenye nyuma kumbe yabaga yujujwe. Amara iminsi 3 aravuga ngo mu ijuru niba hari Imana uyu mukobwa arakizwa. Gukomeza ngushaza yambaye ubusa yambaye shitani. Kumbe ntazi ko ari inzira zima. So umunsi ntashye umunsi wa gatatu asoza iki amasengesho aranyumva saa 9 ndi muri ndagaba yarazi ijwi ryanjye ukuntu ninjira naturutse mu gipangu anyumva karabyuka arabyuka ajya inyuma nko kwidirishya afataho atangira gusenga ntabwo usinzira udakijijwe umva mbabwiza ukuri amasengesho arakora ndi ingaruka yayo arakora. Reka ntera umuntu inkunga ufite umuntu uri murasengera komeza wicika intege masengesho arakora yankuye ahantu Imana irumva kandi uko nukura amasengesho arakora ni mukomeze. Yego arakomeza arasenga inyuma yari yafashe Bibiliya nini nk'iyingi yanjye aragenda yishyira ku kabati k'igitanda. So ninjiye urumva gusanga Bibiliya mu cyumba nicyo gitangaza ni nko kuvuga ngo wahasanze ikise nyikubita amaso ndaseka ndavuga ni nk'iki gitabo cyavuye mu ijuru mu cyumba cyanjye mpita nzimya kuko nsigaraje amasaha make nkabyuka nkajya mu yindi concert. Hanyuma ako kanya mbangeze gute ndaryamye mbura ibitotsi kandi Julienne kubura ibitotsi ntibibaho ariko amasengesho ari inyuma y'idirishya yambujije ibitotsi. Amasengesho yawe hari abazabuza ibitotsi hari n'abazayaha. Gusenga kurakora Imana yumva gusenga. Mbibuze ndavuga ngo reka mfungure amatara kuko natsitara kuko nabonye igitabo cya Bibiliya. Let me read it. Reka nsome ndaza kugira iki agatotsi. So nkurura Bibiliya inyuma y'idirishya muri bukuriyo ni harya inkuru nasoma ikansinziriza ni yihe sanga harimo Aburahamu abyara ashaje njya mu byahishuwe gushaka Aburahamu. Reka nihute ntabwo nari nzaho ndi bumukura ariko ni inkuru numvise mu byahishuwe nkikubitaho amaso. Cyanditswe cya mbere kiravuga ngo nuko ngiye kubona mbona abantu bavuye mu mahanga yose n'indimi zose bahagaze imbere y'intebe y'urubanza rwa Kristo ngo nuko abacira imanza zikwiriye iki ibyo bakoze. Ngiye kumva numva umutima urimutse uvuye aho ugiye mwino mbaza Julienne ngo ngwiki uzahagarara imbere y'intebe yande buriya wakwirarira ku bantu ntabwo wakwirarira kuri wowe. Nta murokore wajyaga mbwira ubundi ariko nicaye ngo ngwiki subiramo ngo abantu bazahagarara imbere yande ngo bacire iki ngo gikwiriye iki. Mbambajije Julienne harya ubwo baguciriye urubanza mama rwaba ari uruhe ambwiza ukuri kweruye ntako mbabwiye. Ndavuga ngo reka nishakira ahandi mbanguye muri Matayo ngo nuko kuri uwo munsi azatoranya ihene mu ntama. Yesu we ndavuga ni nyagasani Imana ubi ureba mu isi iyo utabonye agahene ubona intama. Umutima nagiye kumva numva uravanze gutya ntangira kurira ntingwiki wowe mu ijuru iyo ureba ubona ihene n'iki n'intama ubwo bivuze ngo utari ihene n'intama nta kandi kanyamaswa kari hagati. Nashakaga kanu basi nk'agasungura agakwavu sorry basi bavuge ngo hagati aho hari nk'agakwavu kuko numvaga nshaka kwihumuriza. Nongera mbaza Julienne ubihene cyangwa ubinama
ibyo yansubije simbivuze ariko yansubije ukuri arambwira ngo waraye ijoro ryose uri muri hebebe ati naho uvuye isobanurire nyuma y'iminota ingahe nagiye kumva numva urukundo rwuzuye icyumba numva birasa nkaho y'amaso yarebaga hasi areba ihene cyangwa intama arimo arandeba ngiye kumva sinamenye igihe nakomeye induru icyumba cyane cyari cyegereye cy'ababyeyi banjye papa barabyumvise araza arakomanga arabaza Julienne qu'est-ce qu'il y a ubaye iki ndamubwira ni ihene gusa urugo rwose ni sinyambyibagirwa nicyo kintu oh my god ni ihene gusa ihene ni hano ati Julienne kutukana wabaye iki numva abwiye mama ngo umwana wacu yasaze ndamyani ndi muzima hano twese turahebe bamurahe numva mama aravuze Julienne fungura basi by'ihene utubwira tukureba ni ntabwo nshaka kureba ihene ariko narasakuje ngiye kumva numva inyuma y'idirishya muramwibuka uriyo nkunda umunyabyaha nimuhite mubyumva kandi nawe urahita ubyumva ntabwo Kristo aduciraho iteka ahubwo akagoragoza kugeza igihe tuvuye mu byadufashe kuko abazi imaje nyayo yakuremeye icyo ugomba kuba oh haleluya nsubiremo niwe reka mwite ngo niwe okay creator niwe muremyi uwaremye iyi mikoro afite icyo yayigize gute yayiremeye aka kantu kakozwe gafite impamvu wakoze laptop wakoze izi bafre izi ndimo ndumviramo afite impamvu yazihaye shape Imana yakuremye ifite ikikuremeye ifite ikikuzaniye ifite ikigendererwa igukunda ntega amatwi igukunda ihereye mu ishusho yakuremeye kuba umva ngasubiremo Imana idukunda ikunda umunyabyaha umva hihera imuhera mu ishusho okay imukunda ireba produit fini yo muracyumvise ubwo ntanze urugero rw'ibikoresho iki kitaraba aka kantu cyabaje kuba amazi baragikisha mu nganda gica muri tarararara process ntabwo Kristo adukunda ntabwo turebera muri process iyo kureba ako kanyabona urangiye akurebera mu maso y'icyo yakuremeye kuba areba uwo yarangije kurema nicyo yamuremeye ukirimo aritega imitego so imitego okay reka ntanga urugero abana banje bakuru n'aba teenagers 18 17 19 gutyo now urabizi ibintu by'aba teenager ntabwo ikintu ashobora gukora gitume nica imaje y'icyo namuvuzeho na papa we tushaka kumukorera cyangwa kaminuza dushaka ko yigamo nta na rimwe turahindura izina rya kaminuza twifuza ko bigamo ngo nuko yagize gute ngo yatashye ijoro ngo sinzi ngo twamubwiye ngo icyo gikombe sinzi ngo yamenye igikombe ngo sinzi ngo yagize gutya jiwe ndibuka mutwite tubasengera mana uyu mukobwa azitwa gutya baba arogo push ndibuka papa wabwiriza tukira abafiyanse avuga ngo umuntu uzanshakira umukobwa nzacomeka ipasi abanza ari gateho ngo kuko abakobwa baza bari beza cyane ni bya bindi by'abasore nyine ngo za bari beza cyane ngo ndababona ngo Imana yo mu ijuru izabampa avuga ibintu nyine by'abasore bose bagishaka ati rero niba nzamubwira nkabanza ngacomeka nk'agapasi ariko urumva yari nk'urwenya ngo igashyuha neza nkabona umuntu w'umugabo w'ibigango ushobora gutinyuka nyuma mubajije arambwira ngo narivugiraga ja atowa mukurahe ati yari imikino y'abasore now ibyifuzo byose ufitiye abana ntabwo ntuvuga ngo kuva uyu munsi iriya kaminuza sinzayigushyiramo kubera ko wambaye iyo kabutura iciye ya deshire iyo umurebera mu ishusho y'icyo wifuza ko yaba oh haleluya
niyo mpamvu iyo dutoza abakobwa bacu cyangwa abana bacu ubu bifuriza the best, umubwira niyo akosheje ntabwo uhindura uhita ubona ejo bundi narimo ndumva ubuhamya bw'umukozi w'Imana ukomeye muri Amerika witwa Bishop T.D. Jakes avuga ku kintu cyamubayeho hashize imyaka nk'ingahe. Yari yasohotse mu binyamakuru muri Amerika Texas yuko ari the best preacher, umuvuga butumwa buriya namwita gute, the best, ngo abantu bakimo barohereza felicitation ngo umwana wabo w'umukobwa wa 13 ans 13 ngo ahitaraza arababwira ati papa ndatwite. Aravuga ngo narayenze ngo ati aravuga ngo ntushobora kumva that feeling, basi yegere hejuru gato, basi muri 18, basi agire muri 20, basi ati 12 ari marajya muri 13 ans. Ibinyamakuru baravuga ngo the best what, the best preacher, umukozi w'Imana mpuzamahanga ati maze umwana ati papa ndatwite. Aravuga ngo of course nabaye shoke, iyi nkuru yarankomeje cyane, ngo maze kuba shoke nk'umuntu ngo ntabe n'akantu na gato kanjiyemo numve nakwanga umwana wanjye. Ati nahise menya ko ubisi yose igiye kujya against her. I'm the best father, nigiye mubyeyi mwiza ngomba guhagarana nawe, ibyo yakoze sibyo bimudefinisa, ahubwo nikosa yakoze kandi azarivamo akomeze urugendo. Arangije akora statement yankomeje cyane, aravuga ngo murebe ukuntu areshya ubu ngubu umukobwa n'ubundi mugufi, ati muherero 13 ans, ati kora kanu gatona kagufinya kananutse nakada kameze gutya, ati murebe itorero nshumbye ibihumbi 30 byicaye ahantu hamwe. Ati ndangije ngo ndamubwira ngo ntuzongere kwicara mu bantu, uzajya wicarana nanjye ku gatuti imbere, ngo babona ntungutse na madame ngo bakabona n'akantu kakada karatungutse. Ati nageze ahantu numva ntitaye ku byo abantu bavuga, nitaye kuri future y'umwana wanjye. Ngo nari nzi ko ari giye uhari no mama we tugomba kumufata umugongo kugeza arangije kubyara tukarera umwana, hanyuma agakomeza amasomo nkazabona the best version ngo nkazabona version nyayo y'ikimana yamhereye uyu mwana. Haleluya. None ejo bundi niwe yahaye torch. Ubu bavuga ko ari umwe mu bavuga butumwa b'abagore bari ku isi bakomeye. Ugenda ugugoringe Sarah Jakes arazengereje amahanga, yazengereje isi. Hari igihe abwiriza nkavuga ngo yafite ibihanga ibyanjye cyangwa yaje nyoye akantu. Ngora ravuga ibyanditswe wagira ngo yamize Bibiliya. Ejo bundi baramubaje aravuga ngo niyemeje gufata inyundo nkakubita Satani akamenya ko yakinishije udakinishwa, ngo ariko nabifashijwe n'ababyeyi bakomeje kumfata amaboko. Oh haleluya. Uyu ni umubyeyi w'umubiri ushoboye guhagararana n'umwana we no mu mugezi no mu mazi. None se data wo mu ijuru adukunda urumeze gute? Akunda umunyabyaha gute? Haleluya. Muzi cyanditswe kiri muri kangahe mana yanjye? Is it Luke 11 kangahe? Havuga ngo ko muzi guha abana banyu ibyiza muri babi. Ko muzi Imana ifite aho iduhera, mwebwe muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi. Nta ushobora kugusaba yawurute wifata ujye kugura kore
utahane kore ya indi abamayibobo wanywa uti mwana wanjye ejo wakoze nabi mwikora usinde ngukubite agusaba yawurute akumva kumva niwo munezero wawe wo gutana yawurute zamoko 5 yo haleluya haleluya data kabaza ngo mwebwe ko muzi kwita mukagira urukundo n'igihe abana banyu ari babi nkaswe jewe ngo sinzarushaho guha umwuka wera kuba munsaba yo sinzarushaho hey hallelujah now naciye muri uwo muhanda ariko nifuzaga cyane kuvuga urukundo nshingiye kuri texte twasomye y'umugabo witwa Simoni umukonikoni umupagani n'amano yari umupagani karifiye wageze naho yishyiraho akavuga ngo we ngo n'Imana igize gute ikomeye. Tekereza umupagani wishyirana umwanya w'Imana akoresha ibintu bya maji, yari umupagani mubi. Ariko Bibiliya ivuga ko Filipo amaze gukandagira muri uyu murwa w'i Samariya, biratangaje ko ijisho ry'Imana mu bantu ba mbere ryatagetinze muri uwo mujyi wangana gukungana, Imana yarebaga cyane. Haleluya! Yari mirareba wa muntu wishize mu mwanya utariwo, yari marareba umuntu wayobejwe, yari mirareba umuntu wishiza hatariho, yari mirareba umuntu ukeneye ubuntu bw'Imana. Ayo niyo maso Imana iturebesha, ayo niyo maso yagukuye aho yagukuye, ayo niyo maso yankuye aho yankuye, ayo niyo maso ibi twabimenye bene data. Hari ikintu twahagarika icyitwa guca imanza watandukana nacyo. Kuva utazi aho Imana yahuriye n'uho yahuriye n'uwo muntu, kuva utazi icyo yamuzaniye n'aho irimo iramuganisha, ushatse wareba gusa. Ugomba kurekeraho guca imanza, kuko ntabwo umuntu ashobora kumenya ibyo Imana ifitiye uwo muntu wita umupagani uyu munsi. Kuko natwe bakitureba batwitaga gutyo, babonaga nta byiringiro. Imana ireba umukozi wayo, ikureba nk'umukozi wayo. Bwana sifiwe. Amasaha yanjye sinigeze mbaza, ariko reka mvuga ikintu kimwe bibiri hanyuma nsoze. Iyi Imana imaze kukureba, ayo maso y'urukundo, iyo yaturebesheje habiki. Mwanyemerera nkavuga ibyo bintu gusa? Habiki iyo ayo maso y'urukundo yamaze kuyarebesha umunyabyaha. Habiki bigenda gute? Igukuraho igukuye kugira ngo bigende gute? Ikurebesha ayo maso y'urukundo kugira ngo bigende gute? Icyambere, amaso y'Imana impamvu atugumaho nuko yagenye ko tuba urusengero rw'umwuka wera. Yashatse ko tuba urusengero rwayo turi mu isi. Abakorinto ba 2:16-18. Aho nahavuga nihuta nubwo ntahasoma. Kubera iki amaso yayo ahora ku munyabyaha ikamurebesha ayo maso y'urukundo? C'est juste no kugira ngo ibone ubuturo bwayo na hano ku isi. Yarabajije ngo ese mwanyubakira nzuki? Mwanyubakira ruhe rusengero? Niki mwanyubakira? Nihe mwiboza ngo nge natura? Ariko biratangaje ko yishimiye gutura mu mwana w'umuntu. Now aho mu Bakorinto dusomye, Bibiliya iravuga ngo ni nk'ikibazo Bibiliya ibaza. Sinaho gusa, hari n'ahandi ivuga ngo ntimuzi ko muri urusengero rw'iki? Rw'umwuka wera. Igihe Paulo yari maracyaha itorero ry'Abakorinto kugira ngo rive mu busambanyi n'ibindi byose bakoraga. Now Bibiliya ikavuga ngo turi urusengero rw'umwuka w'Imana, turi urusengero. Mu yandi magambo, turi ubuturo yifuza kubona
handi bibiri twita ambassadors, aba ambassadeur ba Kristo kwisi. Imana irebesha yo maso y'urukundo kugira ngo ugere ahantu yihindukira urusengero, uhinduke inzu yayo, ucumbikire umwuka wayo. Sinzi ko nkoresheje ijambo ryo gucumbika, cyangwa uhinduke temple. Yes, uhinduke ubuturo bwayo aha kwisi. Biratangaje n'ubwira ubukomeye Imana guhitamo kugendera mu bantu, Imana guhitamo gukorera mu bantu, Imana guhitamo kugendera mu muntu. Oh haleluya. Ikibazo mpita nibaza, niba Imana ishobora kokupa ubuzima bw'umuntu, umuntu agahinduka urusengero rw'umwuka wayo, iyo utahaye Imana uwo mwanya kugira ngo uhinduke urusengero rw'umwuka wayo, uburi iki? Uburi yihe nzu? Ako mwagakurikiye? Ubucumbikiye iki? Niki kirimo kirakorera muri wowe? Nababwiye uko nakijijwe, ntabwo njya nca hirya. Iyo utari intama uburi iki? Uburi ihene. Ni kimwe muri ibyo. Ni ukuvuga ngo niba utari urusengero rw'umwuka w'Imana rwa Kristo, hita wibaza ngo ucumbikiye iki? Niki gikorera muri wowe? Harimo harakoreramo iki? Wahaye iki umwanya? Niki kirimo kirabyiganira mu ngingo zawe? Umwami Yesu ashimwe. Niki kirimo kirabyiganira mu ngingo zawe? Reka mbabwize ukuri, nejo bundi narimo ndatekereza ku cyanditswe kivuga ngo, kira cyanditswe kirihe? Kiravuga ngo iyo dayimoni avuye mu muntu ntabwo ajya kure. Mwarahasomye ngo ntabwo ajya kure, ngo ahubwo agira gute? Tujyane. Ngo abarimo arazenguruka, arazerera. Ni ukuzerera ngo ashakisha iki? Aho ashobora kubona yajya. Ngo ariko aragaruka akareba muri ya nzu yavuyemo, bayita inzu, mwabibonye? Ngo umva ngo kugira ngo arebe ko ari vide. Ngo iyo abonye aho yavuye hakiri vide akora iki? Merci beaucoup. Aragaruka aza wenyine, agarukana 7 of them, barindwi bamuruta imbaraga, bakajya he? Muri yanzu. Kirisitu, none urashaka kumbwira ngo umuntu angana te ku buryo aho dayimoni imwe yavuye yagenda ikazana abandi barindwi? Ese Yesu yirukana baba dayimoni kuri wa muntu yasanze ngo abamumva, yarabajije ngo muri bande? Bamusubije gute? Ngo turi ingabo. Is it? Ingabo urazizi? Mbega turi battalion, turi benshi, turi batayo. Iyo batayo y'abadayimoni ibahe? Yari muri one person. Abadayimoni bamuvuyemo, Yesu amaze kugira gute? Kubirukana. Bagiye mu ngurube zingahe? Ebyiri. Harya bavuga zingahe? Ingurube? Bavuga umugana w'ingurube. So that means zari nyinshi, ntabwo zari 5. So umuntu umwe yari afite bataliyani ku buryo bashobora gutuntumura ibivuyemo bikajya mu ngurube. Fire. Ariko mwabibonye, Yesu yirukanye abazimu bava mu muntu. Ni ukuvuga ngo umuntu ni mugari, my dear. Umuntu ashobora gucumbikira. Sinzibagirwa bwa mbere, urabona uko, sinzi ko icyanditswe wakimboneye pastor. Sorry? Uziko urabona umuntu agenda agira
urugendo rw'agakiza umuntu agenda agira gute, agenda atera intambwe gahoro gahoro, agenda amenya ibi, agenda amenya ibi. Icyo gihe ntangira ministry ya Grace Room, Imana imbwira ngo sohoka wongere utoze ubwoko bwanjye gusenga. Imana ishimwe ko ahantu hambere mwanya kiri yaraha niho natangiriye, aha hepfo aha mu mashuri, nanjye nzaza amashinga ibuye ry'ubwibutso. Twaje mu ishuri hano hepfo, Imana ihabwa icyubahiro, hari ku cyumweru saa 9 ndabyibuka, ndaza njya Kimironko ngura tu decoration tubiri twa Kinyarwanda, ndazamuka nkubitamo habiri, God bless you. Maze gukubitamo ndongera ndamanuka, bantiza umukoropesho ndakoropa, ngiye gukora iki Imana yambwiye kugira gute, gukora. Nari nahamagaye abagore ndababwira n'abantu mwese mushaka kuza kwiga gusenga ni muze, jewe sugiye kubigisha nduhe. Aho tuhareke uwo munsi wa mbere baje, I will never forget, bwari bwo bwa mbere aya maso yanjye Julienne abonye biriya bintu. Pastor ahazi aho nakuriye, mu itorero aho nakuriye muri Rwanda for Jesus, pastor wacu n'umwarimu w'ijambo, ni nk'uko kwanyu, ni umwigisha rwose, yaratwigishaga fata ikaramu wandike. Sinigeze mba exposed mbona ibibera hanze, in fact numvaga abandi bakora ibindi. Julienne ndaza hano hepfo umunsi wa mbere ndababwira ni nta keyboard nta mikro, turasenga gusa, hanyuma mugire gute mutahe. Baraza turuzura, abakobwa abagore turatangira, ntawe uyobora gahunda ni jewe. Bwa mbere muzi icyo nabonye, hari umugore w'umusirimu muremure, n'ubu turacyasengana, bamuhaye invitation araza, muremure mwiza, yambaye urukweto rureshya gutya, très smart. Igifaransa n'icyongereza mwabyumvise, ubwo nashatse kubikabya. Très smart araza, turamwubaha, hari abantu bahita bapika ku buryo wumva wamuha intebe. Mitambwira abantu ni mumwicaze hano imbere, ndabona ari très smart. Turatangira, ndababwira ni rero nta nibindi nabahamagariye usibye tugiye gusenga, nta bindi, buri umwe wese reba inguni yawe upfuka mugire gute senge. Ntabwo ari ahanigishiriza, dufite itorero, aha no gusenga. Muzi cyabaye, the same woman bwa mbere turasenga, kuko nari nahindukiye ku kibambasi mu nguni imeze gutya, turasenga amajwi barazamura, ngiye guhindukira, oh Jesus Christ, umutwe yari yawushyize hasi. Hari akantu twakinaga kera, mwese murabakure, kakabaho twashingaga, wagira gutya ugakubita. Nagiye kubona umugore muremure munini yunamye neza, umutwe ni uri hasi, ntafashe ku kibambasi, ntabwo ukuboko gufasha, nta naho yegereye, nta n'umwegere, bose bamuhunze begerayo, umutwe ushyira hasi. Iyo image tujyane, mwabibonye? Uba aha ni he, aya ni amaguru, hituyazamura uyagire gutya yombi, amaboko nukuvuga ngo ntahafashe. Yo mwabibonye? Umutwe uri hasi, amaboko yagize gutya, amaguru abiri, sportife wa wundi njya mbona kuri televiziyo, muremure munini ku buryo ubona biri abnormal. Wibuke itorero mvuyemo n'abarimu, sindabibonaho, nkubise amaso ndavuga ni mu izina rya Yesu, hasohoka pasiteri. Narirutse muve, wahaguma. Ariko rero narirutse, kuko nahise nsunika abantu, niba baragize ngo umwuka aramfasha, na batuye telefone, ndebye hirya mbona undi arimo aragenda nk'agacuramo, ndavuga nibi ni ibiki mboneye aha. Nirutse mfata telefone ako kanya mpamagara umugabo wanjye,
aranyitaba ndamubwira ni mfasha atubaye iki imodoka irapfuye umva tekera ati vuga gahoro umutima warateraga arambwira ubaye iki wageze mu materaniro nahageze ubaye iki ni umva umutwe hasi amaguru hejuru umutwe hasi arambwira vuga gahoro umutwe hasi amaguru hejuru bivuze iki ati urimo urahumeka cyane habaye iki baragukubisa umutwe ntoya bagukubisa amaguru oya niki umutwe hasi amaguru hejuru sheri bivuze arambwira ngo reba protocol umwe umuzane je mvugane nawe mubaze ikintu kibaye ntabwo uri muransobanurira ndamubwira no okay umva rero umutwe hasi nari nahabutse nibwo bwa urimo nabyumva wowe biroroshye kunseka nawe ari kwiruka ntahafashe mana yanjye arambwira ngo umutwe hasi amaguru hejuru nukuvuga iki ndambwira ni mu materaniro umutwe hasi ati n'umuntu ni yego ashyize umutwe hasi amaguru ajya hejuru ati hanyuma ni hanyuma arikaraga ati none urihe uze arambwira nze mu bagore gukora iki ndamubwira soke ngende arambwira ariwe watumiye abantu ndabe sinsubira hariya arimo arikaraga umutwe hasi amaguru hejuru it was my first time atarambwira ati tuza nkubwira uko bimeze avuga icyanditswe kiri muri Luka arambwira ngo Yesu yavuze gutaho ndamubwira ni bisome wowe nduma ntari muri mudu arambwira ngo yavuze ngo aduhaye imbaraga n'ubushobozi abamwizeye bose bazakandagira inzoka na scorpion ansomera ibyanditswe nk'usomera umwana ati rero izo ni imbaraga z'umwijima buriya ari possessed kuko mwasenze buriya nti none urashaka kuvuga nsubiremo arambwira ngo ni wowe Imana yahamagaye genda umuhangare uvuge ngo mwizina ndamubwira ni mvugire ku ruhande arambwira ngo reka ubwoba musange murebe uvuge ngo mwizina rya Yesu ni hanyuma nandeba sinjya mbyibagirwa twaraha hepfo ndamusanga arabanza ahita arambwira ngo reka ngusengere shyiraho aransengera ati umutima utuze genda umurebe ntabwo abadayimoni ugomba kubatinya nakureba nawe umurebe ufite imbaraga z'Imana ubwiye ngo shi soka okay ndinjira ariko ilifova yumva ninjira ubwo bose baracyasenga bose batangiye mu izina rya Yesu biruka kandi kuko nta numwe twari tuje gusenga Imana so ndahagera mitambwira umudamu ndi dusengana ndamwe ni unyegere umbe hafi ngira nundi ni ingo hano hafi bati dukora ikintu ni munyege numva ngashanga ikintu nakwishingikirizaho baraza baranyegera cyane ndamureba ni mwizina ryaye oh my Jesus ariko Imana ni nziza ni mwizina rya Yesu noneho wagira ngo tumubwiye gukora iki kwikaraga ni mwizina arongera baba we tandavuga ngiye gukora video call mamagara umutware abyirukane ariko ngiye kumadavuga ni this is not ngira babagore munyegere cyane barongera ni mwishina ati mitambwira baraho bose mwese Yesu arabumva ni hano aha mwese mugira mute bose baratangira mu izina rya Yesu ariko biruka ariko abana n'abana babi bajyaga mu idirisha mu izina rya Yesu Imana yo mu ijuru ariko uziko ibyo bibiri ivuga ari ukuri siko abamwizeye bose yabahaye ubushobozi uziko bidahera ku minsi umaze mu masengesho bihera ko wizeye I tell you tubona arasa naho aya maguru aramanuka aragwa urumva ni muremure munini
aguye akomeza kugira ukuntu ahita araceceka. So sinzi igikurikiraho, ndavuga narakize urabohotse, mbona arandebye ariko ahaguruka n'amasoni menshi, ahita agira ngo ati yo pardon ni oya nta kibazo. Ndavuga narakize tubaragiye. Dushoje ahita arampamagara arira cyane, yumva ijambo rya mbere ambwira ngo ndumva nkunze imfura yanjye. Ndamubaza ngo bite? Ndumva nkunze imfura yanjye. Arongera arira, mpita ninjira mu modoka ye nicara imbere. Ndamubwira ni bimeze gute, habaye iki ko nabonye umutwe hasi amaguru hejuru? Arambwira ati jewe umutwe hasi. Ati mon Dieu Seigneur, atabantu ari kamera zamfashe, nta kamera tugira. Ni byagenze gute? Arambwira ngo nakoze mariage nk'abandi bakobwa bose, uyu ni imfura yanjye, ntabyaye hanze, nabyaye muri uru rugo. Atariko nagiye kumva numva nanze umwana. Ati ruriya rwanko sinzi aho rwavuye, atariko n'umuntu wakubwira kwanka umuntu kuriya ubu mwanga cyane. Ndamubaza afite imyaka ingahe? Ngo afite 8 ans. N'umuhungu n'umukobwa. Ukurikira atagakurikiraho n'agahungu, agakurikiraho agahungu. Ati mami, ati ibaze guhura n'umwana muri koridoro ku cyumweru, kuko n'abakristo mu itorero ryabo kandi bari no mu buyobozi. Ati kuko tuba tugomba kwiruka, ati abayobozi mu itorero iwacu tuhagera kare. So abana turabajyana bagahita bajya muri Sunday school, tukajya dukomeza twebwe mu buyobozi. Ati guhura n'umwana turimo turakora, mvuye gukora breakfast, twahura muri koridoro, mpita mfata umutwe ako Kenya kibambasi. Arambwira ngo amajoro 2 umwana yaraye mu bitaro, nakubise umutwe ku kibambasi ava amaraso. Ati umutware wanjye akamuraraho, nashobora kumwicara iruhande. Ati inshuro nashobora kubara, ati mbazi igihe mperukira kwicara ku meza n'umwana nibyariye ngo yicaraho n'igihe sinshobora kurya mureba. So bari muri process ya divorce, bagiye kudivorsa. Umugabo avuga ati ngomba kurengera umwana wanjye. Ndakubaza icyo wabaye sinyumva, uyu twara mubyaye hamwe, dusaza twe tumaze guhahamuka, abakozi barahamutse, yashatse umukozi w'uyu mwana w'imfura ye gusa. Wumva imodoka ya madamu mwinjira mu cyumba mufunga, umwana akarira mu cyumba, ibintu byose mu cyumba, ibintu byose mu cyumba. Chambre y'umwana ifite douche, ifite toilette, ifite ibintu byose, yashyizemo ibikinisho, nta kinira hanze. Yongera gusohoka ruko se atashye, umwana akongera kubona samwitwarira ku ishuri, akajya kumwifatira. Briefing yatanze ku ishuri, mama waje ntimumumuhe. Ati yumvaga namufata nkamusora nko mu modoka nkamuta hanze. Babana gutyo, babiyemeza kudivorsa. Umugore aravuga ngo jyana uwo mukobwa nanjye ntwara abahungu banjye, sinshobora kubaho mureba. Akana karabyimbye, akana karahabutse, kapfaga. Ibaze ngo aho bigaga bamuhinduriye ishuri kubera aho yigaga yabaga yumva amahoni y'imodoka, yakumva ihoni bi ngo mama araje muri class. Bamuhindurira ishuri, bamushyira ahantu handi atari bwumva ikintu, ihoni ntiyashaka kuryumva. Now uwo munsi dusenze, it was my first experience. Ati mami ndamukunze, ngiye kumugurira ibijuwe, ati maze tujyane unsabire imbabazi umwana wanjye. Narirutse, numvaga ari wo bwa mbere numvise iyo nkuru. Ndiruka, tugezeyo nsanga ibaze ko yagize pi maze su ya baba. Arangije aravuga ngo nimuzane umwana, kuko numva umwana bari bamaze kugira gute umukingirana. Umwana aranga yakaza kameze ngo kavuga mami pardon mama, pardon mama, mama. Ati no ashiri nagukunze, dore izi ni gifts zawe, iyi ni imyenda, ibi ni.
umugabo abibonye yanga kubyemera arambaza ngo pastor uyu n'umugore wanjye uhobereye umwana uyu mugore nashatse aramukikiye kubihe bibero umugabo ahita aravuga ati umva Imana ndayemeye aho nize iki rero nize ko niho natangiriye kwibaza what is this so umuntu ashobora gute ahari ababyeyi bajya babyigishaho ni gute umuntu akomeza kuba mu rusengero akaba mu itorero urabibona akaba mu mirimo y'Imana ariko atari maremerera umwuka w'Imana kuba ubuturo igihe cyose atakubereye ubuturo ubu urusengero rw'umwuka wera I tell you another spirit indi myuka irafata intebe ntabwo ari izina rya usengera na mavi yaho hatinda no batindana nukuri cyo kintu cyanyigishije isomo rikomeye numva ntangiye kujya nibaza ibintu byinshi ko bwarugambira ariko nibwabaye ubwanyuma nkomeza mbyibazaho ni what umuntu agakomeza mu mirimo y'Imana abana bakajya muri Sunday school kumbe harindi myuka yafashe intebe ntabwo umuntu akemerera ko umwuka w'Imana mube ko abo ubuturo bw'Imana nza gusobanukirwa ko ntabwo umwuka mubi uba ku misozi ntushobora kuba mu biti ntushobora kuba mu byatsi ugomba kokipa umuntu niyo mpamvu iyo uvuye mu muntu ukabura umwanya urokomeza ukaza kureba yanzu yavuyemo n'ibiri okipe umwuka wera ntashobora kuba mu biti ntashobora kuba aba mu muntu so natinze cyane ariko reka nsoreze hano icyo bidufasha iyo amaso y'Imana areba umunyabyaha yifuza ko ahinduka akaba ubuturo bwayo Imana iba umugisha mwinshi dusenge barampaye umwanya wo gusenga mwanyemera tugafata umwanya wo gusenga Imana kuko tugomba kuba ubuturo bw'umwuka w'Imana yes kandi igihe cyose ujya usenga uvuga ngo Mana umutima wanjye ni ubuturo bwawe cyangwa hari ibindi bintu byafashe byakabye sinzi nkamwe inshuro nyinshi giye nigeze kwisanga hari ibindi byamfashe kabisa ariko hari mwebwe namwe se ni muri abantu hari igihe usanga hari ikindi kintu cyafashe umwanya kandi harya ni Yesu wavuze aya magambo pastor aravuga ngo aho ubutunzi cyangwa aho umutima aho ubutunzi bw'umuntu buri exactly niho umutima we uba ni ukuvuga ngo iyo ni trick iri aho hagati aho umutima aho ubutunzi bwawe bwagiye uzasanga umutima wagize gute wakurikiye so umutima nukurikira uraza kuzura ibyo ngibyo inshuro Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV Irembo Ryera